Philadelphia Imana iratsinda. Imana yacu ishimwe cyane. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia nkuko bisanzwe. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi. Rero data nahabwa icyubahiro. Uyu ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo twishime, kugira ngo tuvuge ineza yayo. Neza y'Imana iri ku buzima bwacu. Imana iracyagukunda, Imana ikigufiteho umugambi mwiza. Nje kukubwira ngo ukomeze ubane n'Imana. Imana igufiteho umugambi mwiza, yiteguye kukunezeza. Icyo yibwira kukugirira ni icyiza, ntabwo ari ibibi. Imana umugambi wayo ni ukukugirira neza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana yacu ni ishimwe yuko ari data wa twese, ari Imana ishobora byose. Ndashimira Imana y'amahoro ikomeje kubana natwe, kandi ndayishimira rwose kuko ari umubyeyi w'imbabazi n'umutunzi w'imbabazi. Kristo nahabwa icyubahiro. Uyu munsi rero dufite ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva ibice byaho ni 14, umurongo waho n'uwa mbere turagera ku murongo waho wa 4. Twumve icyo Imana idushakaho. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Manase Mugisha. Reka adufashe twumve icyo Imana ishaka ku bwoko bwayo. Murakoze. Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka. Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka. Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Ngo abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli basubire inyuma. Babambe amahema yabo imbere ya Pirahoti, hagati ya Migidoli, aho ngaho hagati ya Migidoli n'inyanja imbere ya Barisefoni, imbere y'inyanja ya Barisefoni. Uti imbere y'aho hantu abe ariho mubamba amahema. Arababwira ati imbere y'aho hantu abe ariho muhamba amahema. Uruhande rw'inyanja. Aho iruhande rw'inyanja. Farawo azavuga Abisirayeli ati, ababwira ati bahabiye mu gihugu ubutayu burabakingiranye. Nanjye ndinangira umutima wa Farawo abakurikire, ahere ko bakurikire. Nziheshereza icyubahiro kuri Farawo n'ingabo ze. Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Abisirayeli babigenza batyo. Amen. Abisirayeli ngo babigenza batyo. Imana itugirire neza. Amen. Imana narimvuze ngo Imana ikugirire neza. Dufite ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana nta wawurogoya. Umugambi w'Imana nta wawurogoya. Nta muntu warogoye umugambi w'Imana. Nta muntu n'umwe ushobora kurogoya umugambi w'Imana. Nkuzana ijambo rivuga ngo nta muntu ushobora kurogoya umugambi w'Imana. Shyitsa umutima mu nda, ryamusinzire, ishimire mu byishimo byawe, unezerwe. Gakiza Imana yaguhaye nukanezererwe. Cy'Imana yakuvuzeho kizasohora. Nta muntu warogoye umugambi w'Imana. Niba ariyo wavuganye nayo, niba ari Imana yakubwiye, niba ariyo yaguhamagaye, niba wumva se uri mu gakiza, niba wumva ukijijwe, niba wumva nta mutima ugucira urubanza, niba wumva nta muntu ujya uhemukira, niba wumva nta muntu ujya ugirira nabi, uvuga ngo nta muntu warogoye umugambi w'Imana. Mana dusenga itanga amasezerano, iravuga, dusenga Imana ivuga. Mana dusenga iravuga, kavuga rwose, kaguha isezerano, kakubwira ngo nza.
nzabana nawe, nzakugirira neza, nzagukomeza, nzaguha akazi, nzaguha urugo, nzaguha abana, nzakugira ukomeye, nzagusumbisha amahanga. Niko yajyaga ibwira Abisirayeli ngo nimunyumvira. Ariko aya masezerano duhabwa akomezwa no gukorera Imana dukiranuka. Imbaraga zisunika amasezerano ni ukubaha Imana no kuyikiranukira, ni ugutinya icyaha, ni ukwanga ubugome, ni ukwanga ishyari, ni ukwanga inabi, ni ukubaha Imana, ni ukuyikunda se. Rero dufite abantu benshi bajya bavuga ngo barandoze, amasezerano yanjye barayaziritse, barampemukira, nibo bangize batya. Ibyo bibaho. Ntabwo mpakanye ko abarozi batabaho, ntabwo mpakanye ko abantu batagira nabi, ariko dufite Imana ishobora byose. Dufite Imana yishakira inzira, dufite Imana ishobora bitari ibyo nta nubwo uba ugihagaze, kuko shitani yirirwa conshomera umunsi ukira. Afite ifu, afite ubugome, afite ishyari ku buzima bwawe, yanakumira bunguri kuko ntashaka gukizwa, ntashaka kubaha Imana. Ariko kuko Imana dusenga ishobora byose, imbaraga zayo ziba hejuru y'ibikurwanya, imbaraga zayo ziba hejuru y'ibiguhiga. Iki ni igihe Imana yari ikuye Abisirayeli muri Egiputa, ibakujeho amaboko yayo, ibakujeho imbaraga zayo. Ibwira Mose bageze imbere y'inyanja, babona musubira inyuma, mubamba amahema. Niyo mpamvu uzabona umukristo ukijijwe, umuntu wubaha Imana, ujya ubona asa nk'usubiye inyuma, kandi benshi bakavuga bateraguye n'ibyaha bye, Imana iramuhannye, yarasigaye yirata, Imana iramuhannye. Aho hantu iyo Imana igushubije inyuma uzasanga abantu bavuga, uzasanga abantu bagize bate, abantu bazabitindaho. Imana itugirire neza. Rero icyo gihe ntabwo urakara, kuko bibaho. N'Abisirayeli barabavuze bava muri Egiputa, baravuga ngo bahabye, bahabye. Ntukabone umuntu wahabye ntagira umutangira. Baravuga ngo bahabye, ubutayu bwabakingiranye. Ariko siko byari biri, bari basubiye inyuma. Hari igihe Imana isubiza inyuma umuntu wayo, hari igihe Imana isubiza inyuma isezerano, kugira ngo abantu babanze babone icyubahiro cyayo, kugira ngo abantu babanze babone imbaraga ikoresheje, kugira ngo abantu babanze babone ubutwari ifite, kugira ngo abantu babanze babone imbaraga zayo. Rero ntuzicire urubanza ngo uhite wicira urubanza ngo uvuge uti se Mana ni ibyaha byanjye. Biranashoboka, kuko nakunze kwigisha abantu babwira ko habaho ingaruka z'icyaha. Umwuka w'Imana yarabimishuriye kenshi, habaho ingaruka z'ibyo wisigarije. Ingaruka z'ibyo wisigarije zibaho, umuntu akazigirayo. Hari ibintu wasigaje, hari ibintu Yeshuwa yagiye asigaza Imana yamubwiye ngo amareho, ariko kubera ko yabishigaje bahura n'ingaruka. Imidugudu yagiye asiga imidugudu irimo Derira, irimo Goriyati. Iyo midugudu yagiye ivutsa abantu, iteza abantu impagarara. Rero ariko iyo ntabyo wisigarije, kuba wasubiye inyuma ntabwo ari icyaha. Abantu bashobora kukuvuga bakavuga bati twarabivuze ko azura muvuduko uzashira, twarabivuze yuko yirata, twarabivuze yuko Imana izamuhana imukubise inkoni. Ndetse na babandi bavuga ngo bajya banaroga, bakibwira yuko ibyo bakoze byagize imbaraga, ariko mu by'ukuri nta mbaraga ziba byagize. Ntabwo Imana yo yakwimanye ntawagushobora, keretse yakurekuye, kuko hari igihe Imana ikurekura. Ariko yitakurekuye rwose, imbaraga zayo zirihagije. Abisirayeli rero Imana yababona basubira inyuma, n'igihe bari bavuye muri Egiputa, ngo baza bageze imbere y'inyanja, rero ngo niba musubiye inyuma, mubambe amahema, muhategerereze. Ariko ngo Farawo azabavuga, azavuga ko mwahabye, azavuga ko ubutayu bubakingiranye, bazabasebereza aho ngaho. Ariko ntimuzagire ubwoba, ntimuzacogore, nzaba ndi kumwe namwe. Hanyuma rero turebye umurongo waho
wa 24 aho ngaho umurongo wa 24 hari amagambo akomeye ahari. Imana itugirire neza. Umurongo wa 24 hagize ngo iki? Mu gicuku cya nyuma, mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu. Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu. Mu gicuku cya nyuma, cya gihe Abisirayeli bari bageze mu kibazo, ngo bari bagiye kubona igihe bari bahagaze aho ngaho babambye amahema, bahari bagiye kubona Farawo arabatuze, abona Farawo abajeho. Hahandi rero urabona hari ahantu ugera ukabusa nk'uhagaze, aho hantu iyo hahagaze wahura n'ibintu byinshi cyane: indwara, kubura akazi, gutinda kubyara, gutandukana n'umugabo, gusenya urugo, kuburi wenyine. Cyo gihe uba wasubiye inyuma. Bari basubiye inyuma. Ngo hanyuma mu gicuku cya nyuma Uwiteka agira ati yitamuriye. ngo Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu. Yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Bari babakurikiye ngo bavuze ngo reka dukurikire Abisirayeli, twarashutswe, twarabarekuye kandi bari abacakara bacu, ngo barabakurikira. Ariko ngo mu gicuku cya nyuma Imana ijya yitamurura. Ndakubwiza ukuri, Imana yuri mu bibazo, niko Umuswahili yavuze, ururimi rw'Igiswahili yavuze ngo Imana ni ubuhungiro, ngo Mungu kwetu ni kimbilio, anaonekana hoteli wakati ya mateso. Rimwe na rimwe ushobora kutazabona Imana ukabona ntimunari kumwe. Igihe uzaba uri mu munezero, akazi kagenda, bana ntawe urwaye, ubuzima wumva bugenda neza, uzajya ugira ngo niko bisanzwe, uzagira ngo ni bisanzwe. Ariko igihe uri mu bibazo, Imana ijya yitamurura. Mu gicuku cya nyuma, cya gihe bikomeye, cya gihe ubona ari finale, Imana ijya yigaragaza. Imana ishimwe. Ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurura Abisirayeli, ngo mu nkingi y'igicu n'umuriro, ngo maze ngo Abanyegiputa ngo bacikamo igikuba. Imana itugirire neza. Umurongo wa 25. Akura insiga ku magare yabo. Bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravuga bati akura insiga ku magare yabo kugira ngo biruhanye kubageraho. Ubu ushobora kutabimenya, ushobora no kutabyumva, ariko nagira nkubwira ngo hari ibintu Uwiteka yakuye inziga. Kuko yatabica inziga biba byarakugezeho. Ntubu gihagaze, ntubu gishima Imana, ntubu kijya mu rusengero, ntubu kibasha kugenda, magura bayarahinamiranye, byari ibikwirukankaho uri mu modoka utwaye, birukankaho uri mu rugo rwawe, birukankaho uri mu bana, birukankaho mu kazi ukora. Ni byinshi. Strategy z'abadayimoni ni nyinshi. Ariko hari ibintu Imana iba yaciye inziga, bigatuma biruhanya kugira ngo bigushyikire. Hari ibintu Imana iba yaciye inziga kugira ngo ubashe kugera ku mugambi w'Imana, kugira ngo ubashe gutera haleluya, kugira ngo ubashe gushima, kugira ngo ubashe kuvuga Imana. Hari ibintu Imana iba yaciye inziga. Wa mukobwa we, wa mubyeyi we, wa mugabo we, wowe muntu nkurikiye, hari ibintu Imana iba yaciye inziga. Kandi Uwiteka kumvire. Mu gicuku cya nyuma Imana ijya yitamurura. Cya gihe uvuga ngo biranze, ntibigikunze, ndabona binshobeye, ndabona ndumva naniwe, ndumva urugamba runaniye, nicyo gicuku cya nyuma nibwo Uwiteka ajya yitamurura. Imana itugirire neza. Amen. Ego rangiza umurongo wa 5. Abanyegiputa baravuga bati duhunge Abisirayeli uko Uwiteka abarengera. Kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Imana yakurengeye ntawe utagutinya. Imana yakurengeye ntawe utaguha ijambo. Imana yakurengeye nta muntu utakwemera. Imana yakurengeye nta muntu utakuvugira. Imana yakurengeye nta muntu n'umwe utagushyigikira. Imana yakurengeye. Kandi naribuze ngo Imana ikurengere. Bati duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Duhunge abantu Imana yarengeye, ntimukabyitambikemo. Abo Imana yashatse kuvugira ntimukabarwanirire.
umugambi w'Imana narivuze ngo ntawagira gute ntawawurogoya. Umugambi w'Imana nta muntu wawurogoya, nta muntu wawucecekesha, nta muntu wawuburizamo. By'Imana yavuze izabishakira inzira, by'Imana yavuze izabishakira aho bica. Abanyegiputa Farawo yaraje kubatangira, yaraje kubasubiza mu bucakara, kandi Imana yari yababwiye ngo nimugende mujye mu gihugu cy'isezerano mujye kunkorera. Ariko siko byagenze. Farawo arabakurikira rero abarengeje bati duhunge kuko Uwiteka barengera. Imana iri kumwe nabo, Imana irabashyigikira. Umuntu ushyigikiwe n'Imana jya umugira ubushuti, jya umushaka umuvandimwe, jya ushaka gucudika nawe. Umuntu Imana yashyigikiye ukabona ashyigikiwe n'Imana jya umusaba akazi, jya umubera inshuti, jya umwiyegereza. Uriya muntu ntabwo wamurwanya ngo umushobore, uriya muntu ntiwamugirira ishyari ngo bikunde. Uriya muntu Imana yashyigikiye. Imana ishimwe. Reka dusoreze kuri uyu murongo. Turasoreza mu itangiriro ibice 42, turasoma ku murongo wa 8. Umutwe w'amagambo aravuga ati bene se wa Yosefu baza muri Egiputa guhaha. Bene se wa Yosefu baza muri Egiputa guhaha. Imana ishimwe. Nta warogoye umugambi w'Imana. Ntukagira ubwoba. Yego bararoga, yego bakurwanya, ariko umugambi w'Imana ntawawuburizamo. Nta muntu waburizamo umugambi w'Imana. Nta muntu waburizamo umugambi w'Imana, ntibijya bibaho. Ntibishoboka. Mujye mubibwira n'abandi. Nta muntu waburizamo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana nta muntu wawuburizamo. Ntibishoboka, ntibishoboka, ntibishoboka. Ntibishoboka, ntibikunda. Oya. Yavuganye nawe niyo kwizerwa. Iyaguhamagaye, yaguhaye agakiza, niyo kugundira ukayikomeza. Nta muntu urakurikira Imana ngo akorwe n'isoni. Ntawe, ntabwo bijya bibaho. Amen. Imana ishimwe. Amen. Umurongo wa 8 havuze ngo iki? Umurongo wa 8 uvuze Yosefu amenya bene se ariko bo ntibamumenya. Yosefu amenya bene se ariko bo ntibamumenya. Umurongo wa 9. Yosefu yibuka inzozi yabaroteye. Yosefu yibuka za nzozi yigeze kurota, abwira bene se ati narose ndi mukuru muri mwe, narose munyubararira, narose munyubaha, narose ndi umuntu ukomeye. Amenya bene se ariko bo ntibamumenye kubera ko nta muntu uburiza umugambi w'Imana. Imana ishimwe. Arababwira ati muri abatasi muje gutata aho igihugu gifite amaboko make. Muje gutata igihugu, muri abatasi muje gutata igihugu gifite amaboko make. Baramusubiza bati siko biri databuja. Ntabwo ariko biri databuja, ahubwo abagaragu bawe tuzanywe no guhaha. Umurongo wa 10 usubiremo. Baramusubiza bati siko biri databuja, abagaragu bawe tuzanywe no guhaha. Amen. Nta muntu waburizamwo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana nta muntu uburizamo. Nta muntu warogoya, nta muntu waburizamwo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana nta muntu uburizamo. Imana ishimwe. Amen. Yosefu ngo abona bene se arabamenya. Aba nabari baramugurishije. Bavuze bati uyu muntu azabe mukuru muri twe, tuzamwubararire. Ntago bishoboka tumugurisha. Ngo baramugurisha. Nabwo bashatse kumwica, ariko kuko umugambi w'Imana nta wawuburizamo. Ngo bigira inama yo kutamena amaraso ya Yosefu, ngo ntabwo reka tumugurisha abanyegiputa. Ntabwo nje kukubwira ukuntu yageze kwa Farawo, kuko nacyo ni ikindi kibwiriza, ariko icyo nari nshatse kukubwira ngo shyitsa umutima mu nda. Nta muntu uburizamo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana nta muntu wawuburizamo. Oya. Nta muntu waburizamo umugambi w'Imana. Nta muntu wawuburizamo umugambi w'Imana. Nta mbaraga zaburizamo umugambi w'Imana. Amen. Imana irihagije. Amen. Imana yari yarahishuriye Yosefu ko azaba umukuru mu muryango. Igihe cyageze bajya guca inshuro imbere ya Yosefu nk'uko Imana yari yabimubwiye. Ngo babonye yibuka za nzozi. Imana ikwibutsa amasezerano wibagiwe. Imana ikwibutse neza yayo yagiye kwereka. Imana ikwibutse
aho mwagiye muhurira nayo. Uyu munsi shitani ntakwihebeje, narigize ngo Imana ikwibutse. Ngiye kugusengera Imana kugira ngo Imana ibane nawe, yongere ikwibutse masezerano. Nta muntu waburizamwo umugambi w'Imana. Urakoze Yesu, iri ni ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umugambi wawe ntawuburizamo. Yosefu tubonye ukuntu yamenye bene se waje guca inshuro, ngo yibuke inzozi. Abantu bawe kwibuka ineza yawe, abantu bawe kwibuka ibihe mwagiranye, abantu bawe kwibuka amasezerano, abantu bawe kwibuka aho bakuye. Mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, itorero kwibuka, abakristo kwibuka. Mwami Imana, habamwo imbaraga, habamwo imbaraga kwibuka. Dawidi yibutse ko wamunesherezaga ari mu ishyamba aragiye, ngo bigatuma yica intare n'indubu, ngo bituma yica Goliyati. Abantu kwibuka Mana, mpamvu abantu bacogora nuko batibuka iminsi Imana wagiye ubarwanirira, nuko batibuka aho bakuye, nuko batibuka intambwe wabateje. Mu izina rya Yesu ushoboza abantu kwibuka ineza yawe, urukundo bakunda, imbaraga ugira, ushobora byose. Iri jambo rigere ku bantu, wongere abantu ibyiringiro, wongere abantu kwizera, wongere abantu Mana kuko ikomezaho. Urakoze ko wumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndakambaye telefone ni 078 50 98 944 078 50 98 944 na 072 74 34 93 rimwe. Imana y'amahoro ibagirire neza. Nta waburizamo umugambi w'Imana, nta waburizamwo umugambi w'Imana. Imana yo mu ijuru yahabwa icyubahiro. Philadelphia, Imana iratsinda.